tuyitangiye neza, tuyitangiye tuyiteguye, nubwo tutabona igihe gihagije cyo gukora imyitozo kubera yuko murabizi tuvuye mu cyumweru cyo kwibuka, aho imyiteguro cyangwa se imyidagaduro biba bitemewe. Urabona rero muri rusange ntabwo ari bibi kubera yuko twabonye igihe gito cyane cy'imyitozo, ariko urebye uko tumeze ubona ko nta kintu cyane. Mu mikino iri imbere murayitegura mute, mwizeye iki? Dufite imikino igeze ku 8 tugomba gukina, twiteguye intsinzi. Rero umukino w'uyu munsi ku makipe yose bisa naho watunguranye, ntabwo wari witeguye ku buryo buhagije, ariko imikino ikurikiraho kuko iyi mikino ifite faze ya na returu, uko uyu munsi byagenda ntabwo byabiteye kuko twiteguye ko returu tuzaba dufite imyiteguro ihagije. Aba ni abana bakuwe mu miryango gutyo, ushobora kuba hatarimo abari basanzwe bakina, ubona kumenyerana kwabo bisaba izihe mbaraga, bisaba igihe kingana gute? Biragoye, biba bisaba ubwitange kugira ngo umuntu abatoze. Urumva hari abaje basanzwe bakunda umupira, hari n'abatarawukinaga baje bagamije kugira ngo bawige bundi bushya. Urumva rero bose kubahuza ukabatoza umupira kandi batarabanje kubikuriramo ntabwo aba ari byoroshye, ariko birakunda kuko abana bakiri batoya barababwira bakumva, baba bafite n'ubushake. Intego nyamukuru yo gukora iyi kipe ku muryango Regasovoko yari igamije kugira ngo abo bana babarinde kuba bazajya mu bizererezi cyangwa no mu biyobyabwenge. Ubona ko iyi ntego izagerwaho nk'umutoza ubona? Nkurikije tugitangira iki gikorwa cyo kubatoza uko byari bimeze, nkurikije n'uyu munsi ubona ko hari transformation imaze kubaho. Ubundi ubona abana kandi igihe kinini baba badafite icyizere, ari abana bagiye bakunda ubona badafite ishusho y'ejo hazaza heza kubera badafite ibyiringiro. Rero nk'umuryango wa Regasovoko, intego ya mbere ko ari ukugira ngo aba bana tubafashe kwigarurira icyizere kandi tubafashe bamenye iyobokamana, bitaza ubuzima bwo mu muhanda, bitaza ubuzima bwo burara bwateye urubyiruko rw'iki gihe. Hanyuma kandi ntibigarukire aho gusa, binabafashe kugira ngo bazamure impano yabo yo gukina umupira w'amaguru, bityo bazavemo abakinnyi b'ejo hazaza bakinira igihugu cyacu ndetse no hanze y'igihugu bakajya n'i Burayi. Murabona bishobora kugerwaho? Bishobora kugerwaho rwose, mu gihe kiri imbere bizakunda kuko ari abana bafite ubwitange, ubona ko babikunze, ubona ko bahinduka, ari natwe kandi tushyizemo imbaraga zose zishoboka kugira ngo tuzese imihigo. Oya ntabwo avamo, ntabwo avamo. Aha ntabwo umukuramo, aha ntabwo umukuramo, ahubwo naza akine kuri 11. Umwigisha ariko utuntu tw'udukontorore twinshi, afite amadeshe tekinike. uretse aze hano abanza aza kwambura koca Elisa najye ku ruhande nibwo ari bubashe gutsinda. Uriya Eric ku mpande
mugende ko barubitira aho ngaho liste hariya liste ni ihaba siko bimeze rero mwe kugira umutima uhungabanye badutsinze nta kibazo cyabaye birumvikana aba turi kumwe rero ni abana ba Legacy of Hope. Urabona ko ni abana bazi gukina jongwe cyane, ni abana ubona ko batojwe bagenda bakora utuntu tw'udukoryo dutandukanye ngira ngo wabibonye. Abana bari kugira ngo baze baba abagabo. Kuba umugabo ugomba kugira umuntu ugufasha kugera ku nzozi zawe. Murabona ko rero baba bakina utuntu tugiye dutandukanye bakora udukoryo ngira ngo wamubonye. Undi wow. Legacy of Hope. Ah, wow. Wow. Okay. Uravuze ati ikipe yanyu ishingiye ku ndangagaciro za gikristo. Uretse kuba ishingiye ku izo ndangagaciro, ni izihe ndangagaciro ishingiyeho? Sibyo indangagaciro za gikristo, Yego. nta zindi ndangagaciro ishingiyeho. Urumva nko kubahana, ubumwe, flexibility, byose nyine ni ibintu bigaragazwa nyine n'abantu bubaha, kandi kubaha nyine nabyo biri mu ndangagaciro. Nk'ayo w'umukinnyi ni ihe ndangagaciro yakagombye kukuranga? Iya mbere isuku, Yego. iya kabiri ikinyabupfura, Yego. iya gatatu kubaha abatoza, abakinnyi dukinana, ndetse na buri muntu wese twaba duhuye mu nzira. Yego. Nk'umukinnyi wa Legacy of Hope ufite icyizere cy'ejo hazaza ndetse no gukunda igihugu cyawe, wakomeje kubikomozaho, kuko nk'abayobozi ba Legacy of Hope ngira ngo bashaka gushinga ikipe bagiraga ngo bafata abana babakuremo abagabo b'ejo hazaza kugira ngo bazagere n'ikirenge mu cyabo. Nkawe ni iyihe ntego yawe? Intego yanjye mfite ni ukuzaba umukinnyi ukomeye, nkajya nyina mu ikipe y'igihugu Amavubi. Yego. Ndetse nkajya nyina no hanze y'igihugu, no muri Barisa n'andi makipe. Kuba ufite impano yo gukina umupira, ninde ukubera icyitegererezo? Umuntu mbere icyitegererezo mu byerekeranye cyangwa se role model? Role model wanjye ni Messi. Messi. Wifuza kuzakina nkawe? Sawa rero ndagushimiye. Ikipe ukinamo ya Legacy of Hope nizera ko uzayigeza kure. Sawa urakoze. Naam.